Abantu benshi bakunda kwibaza bati se mu gihe nguze Pi coin nabwirwa n'iki kizo bampaye ari iz'ukuri. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kubera ko mu gihe utanze amafaranga yawe ugatanga amafaranga yo kwishyura coin cyangwa se yo kugura coin, mu gihe ariko nanone wahisemo ko ayo mafaranga ugiye kuyabika muri cryptocurrency, ugomba kuba wamaze gufata icyemezo kibanzirizwa no kubanza kwiga neza uko amafaranga abitse muri crypto bigenda, ko ahindagurika, ko ushobora kuyaraza hari ibihumbi 100 bikabyuka byabaye ibihumbi wenda 80, ibihumbi 20 byavuyeho. Ibyo byose iyo maze kubikusanyiriza hamwe ugasanga kubika amafaranga muri crypto bikunda cyangwa se atari ikintu cyagushyira muri risk, igihe nyine wamaze gukemura iby'ibanze ukavuga utayanga yarekanya saving, hakurikiraho kuvuga uti se ibi ngibi ngiye gukora nubwo biri risk, byibura ibyo ngiye kubona byo birizewe. Aho niho abantu benshi rero bakurizaho kwibaza bati se ni gute nabwirwa ko cyangwa se nakemeza ko coin nguza ari izanyazo mu gihe niyemeje kuba naholdinga amafaranga yanjye muri Pi coin. Ibi biceri bampaye ni ibyanyabyo bya Pi, nabibwirwa n'iki? Aha rero ushobora kuba wabirebera hamwe ukurikije ibintu byinshi bigiye bitandukanye Pi core team igenda ikora igambiriye kuba yakubaka umutekano wa wallet yawe kugira ngo ubuzima bw'umutekano w'uyikoresha ndetse na wallet bugume burinzwe, buri private, kugira ngo ubashe kugenda ugira ubudahangarwa ndetse Pi igire ubudasa nk'uko ari umushinga urimo abantu benshi. Iyo coin bayigura ikomeza kuzamuka ndetse amakandlestick ayigize nyine ubona ko asa neza, analysis yayo irashoboka mu gihe hari gushorwamo amafaranga, bamwe bagura abandi bagurisha, zamuka demand and supply. Hano rero kuri Pi network birashoboka mu gihe yamaze gufungura open network, ubwo wayigura henshi hagiye hatandukanye, ariko abenshi bagorwaga no gutandukanya ngo ese nabitandukanya gute. Nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Guhaye ikaze kuri Rugwiro Pro Zone. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo Pi coin icungirwa umutekano bivuye kuri wallet kugeza ku yindi wallet, uko bigenda bihanahanwa, uburyo bwa Pi wallet, X-Ray Firewall, ndetse uko bubaka umutekano ukomeye mu kugenzura inkomoko ya Pi, kurinda igeze muri wallet bagambiriye kugira ngo Pi coin ibe crypto ifite umutekano kurusha izindi. Ibi ngibi byifashishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya ISO20022 rigambiriye kuba ryatuma uyu mushinga wa Pi network ugera ku rundi rwego. Ahangaha rero ikintu cya mbere babanza kuba bakoresha kugira ngo barebe neza nimba izo Pi muri kohererezanya zinyuze mu mategeko n'amabwiriza Pi core team ishyiraho, ni ugucisha mu cyo twita quantum hash gate. Ahangaha buri Pi iba ifite ikimenyetso kiyiranga cyangwa se igira nimero yayo. Aha rero muri quantum hash gate, ahangaha baba bagiye kugenzura niba Pi ubona uzibonye mu nzira y'ukuri. Ahangaha hahita hakurikirwaho gutandukanya Pi yemewe n'igicupuri cyangwa se Pi ya nyayo ndetse n'iya fake. Aha rero bagenzura neza nimba izo coin wakiriye arizo mu buryo bwa nyabwo cyangwa se zarinjijwe mu buryo bwa nyabwo atari zo kuri testnet. Ugereranije kubisobanura wavuga uti ni igikorwa cyicaho amacoin, bagakora nk'icyo twakita scanning cyangwa se guscaninga mbere yo kugira ngo ive kuri wallet ijye ku yindi. Bayicisha kandi ku kindi gice cya kabiri cyitwa AI cyangwa se Artificial Intelligence Original Analyzer. Ahangaha haba hagiye gukoreshwa ubwenge bukorano bwa AI mu kugenzura. Ahangaha hagenzurwa uburyo kiyo Pi yabonywemo. Bamaze kubona ko ari ya nyayo, hejuru bamaze kwemeza ko ni ya nyayo koko. Ese hagiye gukurikiraho iki? Hakurikiraho kureba niba Pi wakiriye ese iri mu zamayininzwe, mu zacukuwe nyine icyo twita mining, wazibonye ukoze mining cyangwa wazihawe mu bundi buryo bunyuzwe muri peer to peer cyangwa se P2P trading, waziguze n'undi muntu wazicuruje cyangwa wazibonye mu buryo bwa rewards nk'igihembo cy'ibikorwa ushobora kuba warakoze maze ukazihabwa nk'ishimwe, ndetse no kumenya niba Pi wakiriye idaturutse hanze ya Pi network nyine kuri blockchain
zose hamwe zigahurira ariko zifite inkomoko. Iyo payi iturutse ku mucuruzi utemewe cyangwa se ku yindi blockchain itari iya payi, ihita ikurwaho mu buryo buri automatique. Hanyuma yamara gukurwaho bikaguma byongera umutekano wa payi. Hakurikiraho kandi igice cya gatatu cyitwa zero knowledge privacy layer. Ahangaha rero hakurikiraho igice cy'igenzura niba koko payi wakiriye uyibonye mu buryo bwa nyabwo, ariko nanone ntihagire umenya ngo ese muri wallet mo imbere hari gukorerwa mwiki. Ibyo bimenywa na nyiri umushinga ndetse na nyiri wallet. Ahangaha wallet yawe bicungiwe umutekano, nta muntu n'umwe ushobora kumenya balance yawe, kandi na transaction zawe aba ari umwihariko wawe. Ibyo bigenzurirwa hano muri zero knowledge privacy layer. Aha rero niho ushobora kugenda ubirebera. Ni nko kubona account yawe ya bank ubu yiziranyeho nyine n'umuntu ukubikira cyangwa ukubikuriza, ariko nta wundi muntu wo hanze. Ntabwo biri ku itangazo, ntabwo biri public, ni wowe ubyimenyera. Aha kandi hakurikiraho igice cya ISO asset, gishobora kuba ryaba kigiye kuba cyakunganira ibindi bice twavuze haruguru, kuko iki gice gishinzwe kureba niba payi ushaka kohereza cyangwa kwakira ishobora kwinjira muri wallet ntigire ibibazo itezamo. Wallet yawe ifite uburenganzira bwo kwakira. Ahangaha niho abantu benshi bakundira kugirira ibibazo bigiye bitandukanye ku kijyanye no kwakira payi coin. Ahangaha kuri iyi ISO 222 assets niho ushobora kwakirira ubwo butumwa. Bakakubwira bati wallet yawe ntabwo yemerewe kuba yakwakira kubera ko ntabwo yigeze ikorerwa icyo twita migration na payi core team, iracyafunze, ntabwo wemerewe gushyiraho payi, cyangwa se iyo wallet yawe nta KYC yigeze ikora, cyangwa se hari izindi mpamvu zishobora gutuma utakira payi. Ahangaha bigenzurirwa nyine muri icyo gice. Wallet yawe niba idafite uburenganzira bwo kuba yakwakira payi, ni muri icyo gice babireberamo, kandi bakareba niba iyo payi bohereje ishobora kwinjira muri wallet. Aha kandi bareba niba ese ntabwo ari scam token zigiye kwinjira cyangwa se zigiye kuba zakorerwa transfer. Niba ugiye kohereza cyangwa se ukoze transaction, bigenzurwa na payi core team, noneho bakareba niba ari coin za nyazo uri kohereza, ntabwo ari ibicupuro uri kohereza. Nibwo buryo buhuzwa na payi kugira ngo payi ihuzwe n'amabanki yo ku isi yose, kuko iyi ISO 222 ni standard mpuzamahanga y'amabanki. Aha rero iyo bamaze kugenzura neza ibyo bikorwa, kubera ko payi twabonye ko ibifite ikimenyetso kiyiranga, barebye neza uburyo wayibonyemo, bamaze kubona uburyo wayibonyemo, noneho iyi wallet yawe yemerewe kuba yakwakira cyangwa se yakohereza coin, biremeye. Hanyuma barebye neza nimba iyo wallet yawe yemewe kwakira ya coin, nabyo barabivivuye. Hanyuma utangiye kuba wakwakira za coin. Haza kandi igice cya gatatu cyitwa isolation node. Ahangaha ni igice gifata ibintu byose bitemewe kikabishyira kure y'umushinga. Iki ngiki kiba gishinzwe kwirukanira kure icyo twita spam tokens cyangwa se scam tokens. Payi ifite inkomoko itazwi, ni ukuvuga ngo iyo payi iri gusirikira ariko ntabwo izwi ahantu na hamwe yigeze ituruka. Reka tubirebere hamwe kuri uru rugero. Mwabonye ko hari urubuga bafunze rwa shengdiao.fan, barufunze kubera ko rwakoraga rwiyitirira payi core team. Abenshi bavuze ko ari urwa Kosashi Nakamoto wari uruhagarariye. Hariya rero payi nka ziriya bari barimo bamayiningiramo hariya zashoboraga kuba zaza wenda kuzibikura, nabyo bakabikora bifashishije ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence. Hanyuma mu kuzohererezanya rero niho bibera ibibazo. Aha kandi turaza kuza kugaruka ku mushinga wa swapphone. Swapphone mwabonye ko hashoborwaga kuba hahindurwamo icyo twita payi mu matokeni y'ama USDS twabaga twamaze guclaiminga muri swapphone. None hizo payi kuzibikura uzohereza muri payi wallet, niho bigenzurirwa muri iki gice, bakareba niba izo payi ugiye koherezamo zifite
uburenganzira bwo kuba zakinjira muri Pi wallet basanga bidahura, ntago bishobora kuba byakwemezwa cyangwa se babyirukanira kure. Ahangaha kandi haza ikindi gice gishinzwe kugenzura cyangwa se kwemeza ko Pi ikugezeho ikiri original, kandi ko Pi winjije muri wallet yawe ishobora kuba yakoreshwa nyine kuri mainnet cyangwa se kuri testnet, ntihagire ingaruka itera. Ahangaha rero Pi zose ushobora kuba ufite umenye ko zakorewe bino bikorwa. Ku bantu bajyaga bibaza bati se ko nzikura aha n'aha nkazohereza zishobora kuba zanganya agaciro, mu gihe ikintu kiri kuri blockchain imwe n'ikindi agaciro kazo kagomba kuba kangana kubera ko zahujwe kuri blockchain imwe. Ntago ibintu bidahuje blockchain byabikwa hamwe, ntago bibaho. Bityo rero kuri buri muntu wese wari ufite icyo kibazo, ubwo ntekereza ko wenda yabasubijwe. Iki rero ntago cyaba ari nk'igisubizo cya nyacyo kubera ko ibisubizo bya nyabyo bitangwa na Pi Core Team, ariko dushingiye kuko indi mishinga igenda ikora ku bijyanye no kohererezanya amacoin, mu gihe transfer ikunze bakakubwira ko byabaye successful na era wakozemo, ubwo era bakwandikira ko byakunze na era wakozemo mu gihe amapayi wohereje yakuvuyeho akangeraho nkakwemerera ko nayabonye. Ubwo icyo gihe muba mubikoze neza, validation yanyu cyangwa se aba validator bari kubareberera baba bemeje cya gikorwa mukoze ko kibayeho kikaba ari icyanyacyo. Aha rero ibi byose bikorwa kugira ngo Pi nihinjirwemo, nihabe hakwinjiramo amacoin yakozwe n'abaskama, kubera ko abaskama kubera ibivugwa kuri Pi network bashobora kuba bakora imishinga myinshi ishingikirije kuri Pi nk'uko twabitangiriyeho, bakajya bakora amacoin hanyuma bakayagurisha abantu bababwira ko ari Pi. Ahantu rero hemeweho kuba wabika Pi ukizera ko ari Pi ya nyayo ubitse ni muri Pi wallet. Mu gihe wamaze guhabwa migration niho ushobora gushyira Pi yawe ukavuga uti nta muntu wanuburiye. Naho ahandi hose ushobora kuzigurira nk'ubwo ngubwo ushobora kuba warazikuye wenda ku kindi cyiciro kigambiriye kuba cyakubwira ngo zigure muri swap phone, zigura hanaha ni Pi. Mu gihe itari kwinjira muri Pi wallet bivuze ko irigenzurwa ryose itigeze rinyuzwamo kugira ngo bayemeze. Ibi ngibi babikora bagambiriye kureba niba Pi itavuye kuri fake token cyangwa se niba wallet igumana isuku 100% cyangwa se iguma gukora mu buryo bwizewe kandi igakurikiza amategeko mpuzamahanga ya ISO20022, aho amabanki yose ashobora kuba yakoresha iyi porogaramu ya ISO. Ariko ibi byose ntabwo bikuraho ko umuntu wakwinjiriye muri wallet ashobora kuba yagutwarira amapayi yawe cyangwa se yatwara Pi token zawe cyangwa Pi coin, kubera ko nimba umaze guhabwa Pi coin ugahabwa migration yawe ukaba ufite available balance, mu gihe hari gukora ibi ngibi kubera ko twabonye ko wallet ya Pi iri mu bwoko bwa decentralized exchange DEX, bisobanura neza ko ubushobozi ufite bungana 100% n'ubwo umuntu ufite passwords zawe afite. Ntago kuba bayikorera ubu bugenzuzi bwose bisobanura ko nta muntu wakwinjirira kuri wallet ngo akwibe mu gihe warangaye ukerekana passwords cyangwa private key zawe, ahubwo ibyo aba ari gukora mu gihe yakwinjiriye bigenzurwa neza nk'uko nawe ushobora kwinjiraho aho ngaho kuri iyo wallet bakabikugenzuraho. Bityo umuntu uri gukoresha account wallet yawe biba bisa naho nyine ari wowe uri kubyikorera n'ubundi 100%. So ni ngombwa kurinda umutekano wa account yawe. Hano tuganira n'ubundi ku mikorere n'imikoreshereze ya blockchain, twihugura kuri artificial intelligence, ibyo igenda ikora umunsi ku wundi kugira ngo tubyigireho natwe kuba twakubaka byinshi bishingiyeho, cyane ko ubuzima itarimo kuri iki gihe bwerekeranye n'ikoranabuhanga bwaba buri kugenda gakeya cyane kuko yihuta ugereranije n'imbaraga za muntu. Kandi tuganira kuri cryptocurrency ndetse na digital currency. Ubaye wifuza kujya ubana natwe rero mu biganiro byacu bya buri munsi, hari group WhatsApp dufite ducishamo amatangazo agiye atandukanye avuga kuri crypto. Nyine ushobora kuba waca muri video description ukareba ka link
karimo ukajoyininga tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ushobora kandi no guca muri comment ya mbere, hari agakomenti gapininze hejuru ushobora gucamo hanyuma tukajya tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndagushimiye, reka tubane mu biganiro byacu bitandukanye. Imana ikurinde naho ubutaha.